Hello family and friends, mumeze mute? Twizere ko mumeze neza, tubahe ikaze kuri Muhoza Real Talk. Ndabizi ko hashize igihe mwarambuze, mwarankumbuye, nanjye narabakumbuye. Ariko rero mbabwira iki? Buri cyumweru kabisa. Buri cyumweru muzajya mubona ibiganiro. Hari n'utuntu tuzapdatingamo twinshi muzagenda mubona. Ndabizi ko bizabashimisha. Hanyuma rero nubwo nabuze, reka manze mbifuriza umunsi mwiza. Abaryamye ijoro ryiza, ababyutse umunsi mwiza, ahantu hose uri, ahantu hose uherereye ukaba uri kunkurikira, mube ko nkwifurije umunsi mwiza. Rero ntatinze cyane, reka mpite nihuta. Abantu bose mwambazaga ngo wagiye. Nabaye busy, ikintu cyari cyarangize busy ni muzanshaka inbox nkibabwire. Kuko ntabwo nakizana kuri kamera, ariko cyagiye ku musozo. Ubu ngubu ninjye namwe ku murongo nk'ibisanzwe. So zabaye nyinshi pe, zabaye nyinshi nkuru. Abo nabwiye ngo nzazivuga hose nazivuga, izagiye ziza nyuma. Ni ukuri mumbabarire, uzi ukuntu muravuga ati mumbabarire mbikuye ku mutima, kundi we mutima. Ndapologizinze kuko ndabizi ko narabakoshonnye, narabuze, mwaranshatse murambura. Reka tujye straight ku nkuru. Murabizi ko inkuru zanjye ari ngufiya, zifite inyigisho. Impamvu nyamukuru yatumye dukora channel murayizi. Niba uri mushyashya kuri channel yacu ukaba ushaka kubimenya, twebwe ntago tujye tuvuga ngo tuvuga amazina y'abantu, ntago twe expose umuntu, kuko tuzi ko umuntu ni mugari, umuntu ni munini. Ushobora gukosa nkanjye nk'umubyeyi, ariko abana banjye ntago badeservinga kubabazwa nuko hari icyo nakoze, hari kosa nakoze kugira ngo bijye batera ipfunwe. Twe ntago byo tubikunda. Umuntu aragutse, umuntu akora ku bantu benshi. That's why twakoze channel yacu. Inkuru yabo wumva udashobora kujya kuri public ngo uvuge, urezana kwa Muhoza Real Talk tukayikuvugira. Abantu batakuzi, batazi ngo urinde, bakaguha inama, bariza kuguha inama ukihitiramo, wowe urayunguruka uvuga uti se ibi birakwiye, ibi ntibikwiye. Ukumva ibikwiye ugafata ibyo mba bidakwiye, kuko umuntu ntabwo yakubaye kitakuza kubwira ikiri ku mutima, akakubwira ko yumva ibintu nuko yabivuga. Ubwo rero niba uri mushyashya kuri channel yacu, that's the main point yatumye creating ino channel. Natwe bibaye ngombwa ko umuntu avuga byifuza cyane, twabimuha akavuga. Ariko izo mufite nyinshi, request nyinshi mufite, nizo atifuza kugaragara, atifuza gushyira amasura yabo hano, amajwi yabo, amazina yabo, n'ikintu cyose kiri related nabo. Yaka tugende rero. So inkuru no munsi nitwaye n'umupapa. Turagushimira cyane, umupapa mwiza cyane. Turagushimira, njye mama bavuga umupapa mwiza cyane, umuntu wumva trustinze Muhoza Real Talk. Mwana mvura umuntu w'ingenzi, n'umuntu w'agaciro, ntabwo njya mbitakinga for granted. Thank you so much for trusting Muhoza Real Talk. Okay, twagiye. Uti byagenze bite iyi uyu munsi meze ite? Ni inkuru ibabaje cyane kandi cyane. Uti byagenze gute? Uyu mupapa ati ndi mu rugo, narashatse, Imana ngire neza, umukunzi, umugore mwiza, ndamushaka. Abantu mwese mu mukita abagore banyagore beza, shout out to you guys, kubera ko ni by'agaciro cyane kubana n'umugore wawe, mukagira n'ibibazo ko bajya kumuvuga ukavuga uti ndashatse nshaka umugore mwiza. Nuko yambwiye ndashatse nshaka umugore mwiza, ambyarira abana babiri beza, tugira urugo rwiza. Ikibazo cyaje kuva rero, nabanye nawe neza mu bukene, mu bukire. Umugore yagira icyo aronka akazana, nagira icyo ndonka tukazana, ubuzima butarahinduka. Bigeze aho nganza kugirirwa amahirwe yo kubona opportunity yo kujya muri Canada. Amahirwe yo kujya hanze aje, numvise ikintu gikomeye ku buzima bwacu n'umugore wanjye n'abana banjye. Turanezerwa, turacelebra, turishima, turavuga ati Imana irabikoze. Guess what? Umuntu araza arambwira out of nowhere. Umuntu araza arambwira, umuntu nanshatse kuvuga nyine umuntu random nyine, umuntu gusa araza arambwira ati mva njye nkubwire, hari ikintu ushaka kukubwira. Ese nicyo ushaka kumbwira? Arambwira ati aba bana ufite ni abawe kandi ni beza, ariko njye kugira inama nk'inshuti, ndetse nakubona ubabara uri inshuti yanjye ngo nkwihorere, reka nkubwire. Aba bana ufite mbere uko twara, banze kubapimisha DNA urebe ko ari abana bawe. Njye gupimisha abana DNA atumva birancana, base kubera iki? Ati amakuru mfite yo kuri no mihanda, amakuru yo kuri aka gasima, nuko bavuga ko abana atari abawe. Atariko njye ndinde kuvuga ngo nibyo, wowe genda ubikoreshe. Njye mbikubwiye nka best friend wawe, umuntu akwifuza kubabara, kandi mbikubwiye kugira ngo nguhwiture. Niba ari byo bimenye, natari nabyo nabyo bimenye. Ndavuga si ibi bintu byaba ari byo, byanashoboka se?
ati mbitekerezo umutima urananira kubikora. Ngeze mu rugo nkari ukuntu umwana wanjye mukuru yirukanka papa n'umutoya papa nyine ndeba ukuntu muri ya myaka 5 abana banjye mfite n'abana banjye bugite tudasangiye n'undi n'abana nabonenganye nabo nareze. Ati ndi abana banjye nkabitegereza nkabonamo ibyishimo byanjye ubuzima bwanjye. Ese nabyishyireho byiwe ndi babwira inkuru utikurura yishyireho mbere ko hari umuntu inama. Ese wowe ibyo bintu wabyakira? Ibyo bintu muraje akakubwira gusa from nowhere agatsa kubwira ngo barabana ngucanye mu ndusaba ahubwo umuntu ufite n'amahane banamukubita. Ati numva birambabaje. Ati igihe mbaza umugore ati ngiye kubaza ikintu mbabarire ntikigukomeretse kuko ibyishimo byanjye no kukubona wishimye. Atari ko numvishije ikintu kivuga yuko bano bana bacu atari abanjye mbyumva n'abantu hanze. Sinkubwiye ngo ni bandi, icyo nifuza nuko wowe umugore wanjye umbwiza ukuri. Ati se umugore ati si urankeka se ibyo bintu nambere ko bitekereza ngo nawe processing ubyibazeho utekereza ko ibyo bintu nabikora? Ati nukuri ndabizi ko utabikora kandi nzi ko abana ari abawe bakaba banjye. Atari ko akantu k'umuntu nyine ko akadute karaje bitewe n'amakuru numvishije hanze. Nifuza ko wagira icyo bimbwiraho. Ati wambabariye niba bitakugoye kandi icyo bimbwiyeho. Ati mbitekerezaho numva ndababaye. Niba ikiganiro ndi kugira n'umugore wanjye nkavuga ntundi iki kiganiro ndi cyaje giti gute ubundi iki kiganiro kinabaho. Ndebye ko umugore wanjye ahindutse ababaye niyamvugisha atasohoka mu cyumba aragenda kubera ikintu nabizanye. Ngibazo ndavuga ati ntago byagakwiye kweri. Umugore arababara ati nasohoka amagara mushiti wanjye ndambwira ngo ugomba kumubwira umuntu wabikubwiye ntitaye kumuzi cyangwa utamuzi kuko ntabwo abitoraguye. Ngiye mbwira umuntu wabikubwiye ajye kumbwira ngo umuntu inshuti ya madame inshuti ye mw'abantu mwe muri hano hanze. Ntaye nakomeza ntanarenga ikintu cyitwa inshuti mujye mumanza mwitonde. Umuntu wita inshuti yawe niba ugukorera ikintu akakuraburiza akagukorera ikintu ku buryo uzajya wicara ukavuga uti icyago nagize mu buzima ni ukumenya runaka. Rero be careful nitonde ibyo sharinga na muntu wita inshuti. Be careful witonde cyane ku bintu usharinga wa muntu wita inshuti. Nuko ati nese nibaza uriya uw'inshuti ye birirwana bahorana ni ushaka ko arabumbaka ngo kagura indi muntu ikintu nk'icyo. Ati mitono babwo mbaye ndashaka kumenya more ndashaka kumenya koko ko ibyo bintu byabaye noneho ndashaka kubimenya sasa. Mbwira umugore ati nushaka kubabara cyawe kubabara ndashaka gukoza isoni inshuti yawe wita inshuti yawe uri kugenda kwica mu bantu. Atari ko before ko tumukoze isoni ugiye gupimisha abana nituvayo nzafata ibipapuro bya DNA gene bimushyire yicaye mu rugo. Ati ikintu nzamukorera azajya ntekereza agira ubwoba. Umugore ati kumbe ni uri kubivuga ninde se uri kubivuga inshuti yanjye uri kuvuga. Ati sinikubwira nzabikubwira stories ziraba nyine stories simbikubwira we tuza just wait nzamukubwira kuko arahari kumira kara. Nuko barangije babona bitarya nyine bitavamo byakomeje kuba story. Umugore aranga ati nta DNA niba utanyizera n'undi reka mbivemo kuki. Ndambwira ati mugira ukubyanga tuzanabikora noneho kuki subyanga kandi uzi yuko ntabyo wakoze. Ndagira ngo nkoze isoni wa mushuti wawe uri kubeshya. Umugore aranga ati nge ntago naje guhangana ubikore cyangwa ubireke nge ntago mbishyigikiye. Ati biba bifuka bisengera aho ngaho mbimuhatira kubikora ku ngufu. Umugore arabikora turagenda dutwara abana. Ikintu gitangaje kirenze ibisubizo byasohotse umugore yagiye. Igihe cyo kujya gufata ibisubizo umugore ntabwo yageze mubona. Nza gusanga abana banjye atari abanjye. Abo nitabana nimwe abantu mwe ninamushikira umugabo yavuze agezemo aho ngaho arabanza aceceka kuvuga biramunanira kubera agahinda. Asanze abana bita papa nkurira buri kimwe umukuru umva yatangiye n'ishuri abana narabonagamo potential nabonaga ejo bazaza hanjye. Niruga mbwira abandi basore ati muracyari mu mandazi njye maze kubyara kabiri ntekereza ukuntu abana atari abanjye
ati numva birancanze, numva mbuza amahoro. Umugore yabatwaye asohokana nabo, ndavuga ese njye iwabo umukobwa njye kubaza iyo ari, nsohoke njye kwita hanze ko abana atari abanjye, mbiceceke mbigire ibanga bizamvune, nzamuhamagara azagaruke dukomeze process yacu tuzagende. Ati ibintu byanyobeye, byari bigeze ahantu ubuzima bugiye guhinduka bwanjye n'abana, atari ku kintu cyajemo cyanyobeye. Niyo mpamvu yahisemo guhamagara Muhoza Real Talk. Mwebwe mudukurikirana ni mwebwe yifuje gusangiza iyi nkuru. Ati sindajya kubwira iwabo ngo numve uko bimeze, nta yindi step yindi ndafata cyangwa indi ntambwe yindi ndakora. Uyu muntu yatumye numva narekodingisha na telefone cyangwa ikintu cyose gishoboka, ariko inkuru ye nkayishyira hanze as soon as possible kugira ngo mumufashe vuba hashoboka, kugira ngo mumwunganire. Numvishe nyine hari inkuru ziza ukumva zirarutana uburemere bwo gushaka, ukumva nyine bimwe n'ikintu umuntu asanzwe abana cyo, ukumva n'ikindi n'ikintu gisaba inama z'abantu, ibitekerezo by'abandi. Arabaza ati njye iwabo njye kubabwira ncyure umugore n'abana ngumane nabo, ariko mbabwira ikibazo nagize, hanyuma dukomezanye tujyane, wenda harazambyarira abandi. Hanyuma se ntuno mugore n'umwana nzigende nshaka undi mugore nkomeze ubuzima handi, atari ko bano bana banjye kubatekereza ko batari abanjye, n'iminsi nabo n'ubuzima nasupendinganye nabo, n'ukuntu nabondinganye nabo, nakuranye nabo, nabareze nabaye mu buzima bwabo, kubyakira ko atari abanjye nabyo birimo birananije. Ati none mugire inama nkora iki, mbivemo nkomeze mpamagara umuryango, nite hanze ko mbyita kwimeninda kuvuga ko bano bana atari abanjye? Ati byancanze. Aha bigeze rero ni wowe urumva byagenda bite? Uyu mupapa akora iki? Agenda bivuga bireke? Niyo mpamvu mba nazibazane kugira ngo mutange inama mutagendeye ku marangamutima, kuko ntuzi uyu mupapa, ntabwo namuvuze, navuze n'iki na kimwe gituma mumenya. Muhe inama nk'iyo waha umuvandimwe wawe, waha inshuti yawe, waha umuvandimwe, waha umuntu ukunda, umuntu akunda ari muri ino case, muri kino kibazo, wamugiriye inama. Iyo nama rero twifuza ko dushyira muri comment section cyangwa ukaza ukashyira muri group yacu Muhoza Real Talk kuri WhatsApp. Link iri birangaho muri description aho ngaho hasi. Murakoze cyane, Nyagasani abarinde, mugire amahoro, muhahe muronke, mugwize amahoro n'ibyiza. Bye.